Tubahaye ikaze inshuti bakunze mwahisemo kujya mukurikira amakuru tunyuza kuri uyu muyoboro wacu wa Kirehe TV Show, aho muherereye hose mudukurikiye, aho muri hose mwumva ikinyarwanda. Tubahaye ikaze kandi tunabifuriza gukomeza kugubwa neza. Minisitiri w'ubuzima yavuye imuzi iby'inzoga z'ibyuma abo zishe ibihumbi 11 zazahaje ndetse n'ijana bahumye. Ibi byose yabitangaje ubwo yarari ku gihe. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yasobanuye ko nyuma yaho bigaragaye ko inzoga zizwi nk'ibyuma ziri kwangiza ubuzima bw'abanyarwanda benshi, ubuyobozi bwafashe umwanzuro wo kujya mu muzi w'ikibazo bukareba uko igihugu cyisanze mu cyorezo gikomeye nk'iki. Mu kiganiro n'igihe Dr Nsanzimana Sabin yavuze ko leta yahisemo kureba impande zose, yaba abanywa izo nzoga, abazikora, abayobozi babirebera, abashinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, mu kureba buri wese icyo yakoze. Aho yabigarutseho agira ati twese hari icyo twagombaga gukora tutakoze, twese dukwiye kubibazwa, n'utabinywa n'ubirebera uri hariya mu mudugudu akwiriye kugira uruhare rwe. Ubu twese twahagurukiye rimwe. Dr kandi Nsanzimana Sabin yavuze ko ingaruka z'ibi binyobwa zikomeje kwangiza ubuzima bw'abantu, kuko umubare w'abarwaye indwara zitandura ukomeje kwiyongera ndetse n'uw'abantu bapfa wazamutse. Aho yabigarutseho agira ati kuva mu kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi turangije, twabonye abantu barenga 500 baje kwivuza kuko banyweye ku nzoga, baza barembye, baruka, bacibwamo, abandi batabona, abandi babatwaye mu ngobyi, bavuye mu bukwe kanaka yamuzimaniye, ariko wakurikirana ugasanga bifitanye isano na za nzoga bavangavanga. Twanapfushije abantu barenga 50, ariko twanagiye mu mizi turabara tuti ese nta bantu batavuye mu buzima batwaye ngo bajye mu bitaro ariko bari gupfa buhoro buhoro? Barahari. Tumaze kubabarura abarenga ibihumbi 10, hafi 11 babaye imbata z'inzoga mu gihugu hose. Abo nabazwi, abo ni bake muri benshi. Abantu ibihumbi 11 ubwo ni ukuvuga ngo ni abantu bahora abasinze. Minisitiri kandi yavuze ko ubu abantu bicwa n'indwara zitandura ari bo benshi kurusha bicwa n'indwara zandura, kandi ko ibyo byose bifitanye isano n'inzoga n'ibindi binyobwa. Aho yabigarutseho agira ati dufite urubyiruko rurwaye impyiko kubera inzoga. Yavuze ko mu mezi 7 hamaze kubarurwa abantu barenga 100 bahumye kubera inzoga. Nyuma yaho iki kibazo gikomeje gukaza umurego, leta yafashe umwanzuro wo gufunga inganda zakoraga izi nzoga, nyuma yo kugenzura igasanga inyinshi zikora mu buryo butandukanye nuko zagombaga gukorwa. Aho yabigarutseho agira ati abamaze gusurwa bose nta n'umwe wujuje ibyo yari yarasinyiye ko azakora. Yavuze ko kandi mu gihe uruganda rugomba kugira abakozi babizobereye, wasangaga nk'umwe akorera inganda zirenga 10, mu gihe ubusanzwe yari akwiriye kuba ari umwe ku ruganda agenzura ibikorwa byose. Ikindi, aho izi nganda zakoreraga ntabwo hari hujuje ubuziranenge, ku buryo wasangaga hari isuku nke, cyangwa se ibyo bakoreshaga bikaba bibitswe mu buryo bwateza ibibazo. Hari n'izindi nganda zafungaga izo nzoga ariko zapimwa bikagaragara ko ingano ya alcohol zigomba kuba zifite atariyo. Aho yabigarutseho agira ati muri laboratoire wapima ugasanga yanditseho 40% ariko harimo 70%, cyangwa yashyizeho agapapuro gatandukanye n'ibirimo, ndetse bakanazigana. Agafata amacupa y'uruganda runaka agashyiramo ibye, yarangiza agashyira inyuma agapapuro kurundi agashyira agapapuro kurundi.
rwari uruhererekane rw'ubufatanye hagati y'abafite ibyangombwa, abatabifite ndetse n'abaturage. Ikindi ni uko abafite inganda nini binjizaga alukoro imwe bakayishyira mu nganda, indi nyinshi isigaye bakayohereza mu baturage. Aho yabigarutseho agira ati moto ipakiye ibijerekani 4 igiye i Nyagatare, i Rusizi, i Nyabihu. Nijoro nibwo bushabitsi bwakorwaga rwihishwa mu buryo burimo ubuhanga cyane. Inzego zagiye kubitahura nyuma y'iperereza ryimbitse rirenze na bya bigo bitanga ibyangombwa. Yavuze ko wasangaga nka alukoro iri Rusizi mu giturage yarahageze iturutse ku ruganda rw'i Kigali. Ababikoraga ngo babaga babyitezemo amafaranga menshi kuko ari ikintu kibungukira. Aho yabigarutseho agira ati ibi bisindisha bitera ububata, ababikora barabizi. Baravugaga bati nimuha inzoga nini iremereye agasinda, nibucya azifuza akongera kunywaho kuko hari aho ubwonko bwabibitse, agashaka akugaruka bya byishimo bike yigeze kugira amaze kuyisomaho. Naho ngaho kandi bahoraga bamusindishije buri gihe, bagahora abasinze bakazagera aho bahinduka imbata. Inshuti abakunzi, mwari mukurikiye iyi nkuru, ni naha tuyisoreje. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, tubibutsa kandi gukanda subscribe niba utarayikanda, na kukazogera kugira ngo ujye ubasha guhita ubona inkuru zacu tukizitangaza. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.